abayisilamu basenga imana hafi ya twese bazagenda batubeshya ngo dusangiye imana mwice tutazatwemezanyaho ni Yesu barababeshya uriya Yesu baza bavuga ntabwo ari Yesu wa Isiraheli ntabwo ari Yesu umwana w'Imana hoya nino mana ntabwo duhuje imana abantu babwira ngo duhuje imana ntabwo duhuje imana ndababwira ibimenyetso nka bitatu bigaragaza ko tudahuje imana Muhamedi yagiye mu nzu asanga umwana w'imyaka 9 aramwifuza arangije kumwifuza amufata ku ngufu arangije kumufata ku ngufu baramubwira ngo namushake wenyine aravuga ngo namushake ashaka umukobwa w'imyaka 9 ibintu leta itakwemera turetse imana ya Isiraheli umwana w'imyaka 9 baramubaza ngo se ni kubera ko washatse umwana w'imyaka 9 arasobanura ngo ni imana yamubwiye ngo namushake mwabantu mwicaye aha ngaha imana yakubwira ngo ushaka umwana w'imyaka 9 tiduhuje imana mwavuga ngo amen ntabwo duhuje imana icyakabiri yaravuze mu isura ya 2 aho navuze ejo bundi 171 yaravuze ngo umwanzi wawe ngo uzamwice ariko Yesu siko yavuze imana yacu yaravuze ngo uzamukunda abanzi banyu mwavuga ngo amen duhuje imana ntabwo duhuje imana baravuga ngo Yesu agakiza k'abayisilamu nakaye agakiza kabo ni imirimo myiza nuvuga ngo mu Islam bamubwiye ngo niyice abakristo runaka akaza bikaba ngombwa ko yabica mwimpamvu mutabyumva gutyo nukubera ko turi hano mu Burundi no mu Rwanda n'ahandi hari uburenganzira bw'abo bantu ariko nujya muri Arabia Saudite n'ahandi umuntu wabashije kwica abakristo benshi abari intwari kandi abayisilamu ntibakazababesha ngo abayisilamu bakababesha ngo ikorowani ngo iravuga impamvu ikorowani yo muri Arabia Saudite siyo yaha ngaha mu bwiza amakorowani buriya ni igihe Muhammad yaramaze gupfa igitabo bimwe bigenda bibura barangije bashaka abantu gusa bafite amakuru barayegeranya barayandika niyo mpamvu ikorowani dasa niyo mpamvu umuntu wanga mu bwiza asoma ikorowani agasanga ikorowani dasa niyo muri Arabia Saudite ariko twebwe ibyanditswe byera byahumetswe niki nima kandi byose birasa amaso akakubwira ngo hano wahasimbuka ugahita wasimbuka akaba n'ikindi gihe mutima ukubwira hano hano ntiwahasimbuka ugahita ureka mbere yuko umuntu asimbuka abanza gusimbuka amaso amaso niyo azasimbuka mbere yuko usimbuka aha ikibazo dufite abantu biyohereye nta kwizera bagira habanza kwizera niko kuza kubwira ngo ceceka ibi ngibi nibyo akanya gato bizashira hari ibindi byiza biri imbere iri jambo kimunanira agengiri ni ureba mudayingumba akabona ishanga rikomeye nta kimwe kimunanira arashoboye ni ureba mudayingumba akabona ishanga rikomeye nta kimwe kimunanira arashoboye. Twavuga ngo haleluya haleluya haleluya. Ndashaka kubabwira hejuru yo kwizera
Bibiliya ivuga kwizera mu bice nka 4 cyangwa 5. Pastor twahaye agaciro ikaze rya nyuma niba umugisha. Kwizera kwa mbere no kwizera upfuye. Yakobo yavuze ibice 2:17 aravuga ngo hariho kwizera gupfuye. Kwizera gupfuye nukuhi. Nukwizera umuntu agira ariko kumukura mu ntego y'icyo agomba gukora. Niko kwizera Paulo yavuze, Yakobo yanditse aravuga ngo kurapfuye. Nukwizera ariko ko gutandukana n'intego. Umuntu ntabashe gukora. Uno mubiri wanjye impamvu mubona ngenda mukabona abantu barimo kugira gutya, barimo kuzamura amaboko, mukabona abantu basaze, mukabona abantu barishimye, n'umwuka undimo. Nuvuga ngo umwuka bawushyize hano no mubiri wanjye bakawushyira hano, uyu mubiri ntacyo wakora. Birasaba ngo umwuka uze ugere muri njyewe kugira ngo umubiri ugire muvuma. Nuvuga ngo bakuyemo umwuka, umubiri nubwo waba urimo kubona gutya, niyo twita ngo ni umubiri upfuye. Nuvuga mu yandi magambo rero, kwizera kwacu iyo kutari muri activity, iyo kutarimo kuririmba, iyo kutagutera kumva ko wasenga, iyo kutagutera kumva ko wagirira abandi bantu neza, iyo kudashobora kugutera kumva ko wasoma ijambo ry'Imana, iyo kutafite ikintu kugusukumira muri wowe ugira icyo ukora, uragufite ariko kurapfuye. Mwavuga ngo amen? Amen. Ako karumvikanye cyane. Hari abantu bafite kwizera bazabwira Imana ngo barizeye, abo twari kumwe ejo nabwo ikuntu iby'Imana bimeze. Iby'Imana ni ukwemera, warangiza ukiyemeza, warangiza ugasiga, ariko ukagira ibindi bintu usanga. Ntabwo ari ukwemera gusa, ni ukwemera ariko warangiza ukiyemeza, ukavuga ngo narahamagawe, aho ukavuga ngo nubwo nahamagawe ngomba kureka andi magambo, ngomba kureka bino nibi, hanyuma ngakora ibi ngibi. Niko kwizera Imana. Iyo bitari ibyo ufite kwizera ariko gupfuye. Kwizera kwa kabiri ni ukwizera kw'abadayimoni. Ibice 2:19 biraravuze ngo n'abadayimoni nabo bazi ko Kristo ari umwana w'Imana, ariko ikibazo ntibabyemere. Abantu bazi ko gukizwa ari byiza ariko washaka imbuto ukazibura. Ni ukwizera kw'abadayimoni, ko kumenya ko Yesu ari umwana w'Imana ariko abantu ntibamuyoboke. Kwisi hari amadini 4 akomeye kuruta ayandi. Idini rya mbere ni irya ababudiste. Ababudiste basenga icyo bita Buddha. Agakiza kabo ni ibikorwa byiza, Yesu bamufata nk'umuhanuzi gusa, birarangiye. Ababudiste basenga Buddha, bagafata Yesu nk'umuhanuzi, ariko kandi agakiza kabo ni imirimo, ni ibikorwa byiza, nta kindi. Abo bita abahindu basenga icyo bita Shiva and Vishnu, basenga intozi. Hanyuma agakiza kabo ni indangagaciro, ni ukutabeshya, ni ukutariganya, ni ukutagira gute, ni ukudafata ikintu cy'undi muntu. Iyo umuntu afite ibyo ngibyo abakijijwe. Ariko bamubwira ngo Yesu ni iki, akavuga ngo Yesu ni umwana w'Imana, ngo ariko utari ikinege, ngo Imana yari ifite abahungu benshi, ngo hapfuye umwe, ngo kandi uwo ngo wapfuye ngo ntiyapfuye kubw'ibyaha by'abantu, ngo yarapfuye gusa. Abayisilamu basenga Imana, hafi ya twese bazagenda batubeshya ngo dusangiye Imana, ngo icyo tutazatwemezanyaho ni Yesu. Barababeshya. Uriya Yesu baza bavuga ntabwo ari Yesu wa Isiraheli, ntabwo ari Yesu umwana w'Imana. Hoya. Nino Mana ntabwo duhuje Imana. Abantu babwira ngo duhuje Imana, ntabwo duhuje Imana. Ndababwira ibimenyetso nka 3 bigaragaza ko tudahuje Imana. Muhammad yagiye mu nzu asanga umwana w'imyaka 9, aramwifuza, arangije kumwifuza amufata ku ngufu. Arangije kumufata ku ngufu baramubwira ngo namushake, wenyine aravuga ngo namushake. Ashaka umukobwa w'imyaka 9. Ibintu leta itakwemera turetse Imana ya Isiraheli. Umwana w'imyaka 9. Baramubaza ngo se ni kubera ko washatse umwana w'imyaka 9? Arasobanura ngo ni Imana yamubwiye ngo namushake. Mwabantu mwicaye aha ngaha, Imana yakubwiye ngo ushaka umwana w'imyaka 9? Tiduhuje Imana. Mwavuga ngo amen? Amen. Ntabwo duhuje Imana. Icya kabiri yaravuze mu isura ya 2 aho navuze ejo bundi 171 yaravuze ngo umwanzi wawe ngo uzamwice, ariko Yesu siko yavuze. Imana yacu yaravuze ngo uzamukunda abanzi banyu. Mwavuga ngo amen? Duhuje Imana? Ntabwo duhuje Imana. Baravuga ngo Yesu agakiza k'Abayisilamu nakaye, agakiza kabo ni imirimo myiza. Nuvuga ngo umuyisilamu bamubwiye ngo niyice abakristo runaka, akaza bikaba ngombwa ko yabica. Mw'impamvu mutabyumva gutyo ni ukubera ko turi hano mu Burundi no mu Rwanda n'ahandi hari uburenganzira bw'abo bantu, ariko nujya muri Arabia Saudite n'ahandi umuntu wabashije kwica abakristo benshi aba ari intwari.
kandi abayisilamu ntibakazababesha ngo abayisilamu bakababesha ngo ikorowani ngo iravuga. Impamvu ikorowani yo muri Arabia Saudite siyo yahangaha mu bwiza. Amakorowani buriya ni igihe Muhammad yaramaze gupfa, igitabo bimwe bigenda bibura, barangije bashaka abantu gusa bafite amakuru barayegeranya barayandika. Niyo mpamvu ikorowani dasa. Niyo mpamvu umuntu wanga mu bwiza asoma ikorowani agasanga ikorowani dasa niyo muri Arabia Saudite. Ariko twebwe ibyanditswe byera byahumetswe niki nima kandi byose birasa. Mwavuga ngo amen. Haleluya. Agakiza kabo nivyo bikorwa byiza. Hakaba nicyo bita Christianity. Ubu Kristo ubungubu abakristo. Twebwe twemera Imana imwe rukumbi. Tukemera ko Yesu ari umwana w'Imana w'ikinege. Kandi wapfuye kubw'ibyaha bari mwisi. Umwizera wese afite ubugingo buhora. Agakiza kacu kaboneka he? Kaboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 1 umurongo wa 12. Kuko nta rindi zina twahawe umunsi ijuru umuntu ashobora gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Mu ndirimbo iyo ndirimbo ndotse nta rindi zina twahawe umunsi ijuru. Nta rindi zina twahawe yo gukirizwamo atari izina rya Yesu. Ni izina rikomeye bidashidikanywa mw'ijuru no mw'isi. Twavuga ngo haleluya haleluya. Amen. Ako muri hano muvuge ngo amen. Nta rindi zina twebwe akandi niyo mpamvu biravuga ngo imfura zose saba Kristo, ariko abakristo bose bagomba kuba bari imfura. Bisobanuye iki? Birasobanuye ngo ushobora kuba udasamba n'utabeshyura umwana mwiza, ariko ntibisobanuye ko wakijijwe. Gukizwa n'ukwizera umwami Yesu. Warangiza ukongera kureka ayo manyanga yose. Yesu ku musaraba, ubundi ari ibintu bitatu byabambwe ku musaraba. Ikintu cya mbere cyabambwe ku musaraba ni Yesu. Icya kabiri cyabambwe ni isi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo mbona iby'isi bibambwe. Icya gatatu cyabambwe ni wowe. Nimba ukisambana ukabeshya umuntu akagutuka ugatukana no kuta abantu bazaba ngo Yesu yarabambwe ngo turabamburwa. Hoya, Yesu yarabambwe natwe turabamba. Yesu yarafuye natwe turapfa tuzukana nawe. Amen. Impamvu kimeze gutyo nuko Yesu yafuye wowe urazuka. Nimba ikicumva umuntu yagutuka nawe ukamutuka, we ntiwigeze ubambwa. Habambwe ibintu bitatu ni Yesu n'isi nawe. Akumbabazi mubona mwarabambwe kwe. Kwizera ko abadayimoni n'ukwizera ko kumenya ko iby'Imana ni byiza ako mukanga kubijyamo. N'ukwizera ko abadayimoni kumenya ivuga butumwa ni ryiza, ariko ngiye najya gushaka amafaranga nkareka ivuga butumwa ni ukubera wabikoze byombi. Wabanje Imana ugashaka n'amafaranga. Kwizera kwa gatatu namwe murandiribira kandi karirimba n'ukwizera kubusa. Kuba mu Bakorinto 15 aho Bibiliya yavuze ngo ngwiye Yesu wacu atazuka ngibyo twizeye byari kuba ari imfabusa. N'ukwizera icyo bita vain, kubusa, nta kindi kintu kibamo. N'abantu bavuga ngo barizeye gusa, ariko batazabizera ko nibapfa bazazuka. Niyo mpamvu abaroma Paulo yandikiye abaroma 8 aravuga ngo nimba umwuka wa Yesu Kristo aba muri mwebwe ngo azazura imibiri yanyu ipfa namwe. Abantu bazagenda bafite ibyiringiro yuko Yesu azazuka. Nimba Yesu yarazutse nako tuzazuka. N'izina risumba yandi ab'isi batamenye, Yesu soko y'amazi amara inyota, Kristo nzira y'ubugingo, ubugingo bw'iteka azatugeza mw'ijuru. Turi kumwe? Yego. Mwavuga ngo amen. Amen. Hari inyigisho z'ibinyoma. Uraza kundirira karimba kavuga ndute kavuga ngo kwizera kwacu kwashima niho kugira ngo bumve ino ndirimbo neza. Kwizera kwacu kwagize gute? Kwashimagije. Nuko Yesu ataheze mu gituro. Kwizera kwacu kwashimagijwe, kwakomeye kwabayeho nuko Yesu ataheze mu gituro. Bya bihe byose byari bibi byahindutse byiza kubera Yesu. Mwavuga ngo amen. Amen.
Basa abasadukayo Yesu yasanze abantu benshi. Yesu yasanze abo bita abazenete, abafarisayo, abasadukayo, akaba bose nta kibazo. Reka mvuga abasadukayo. Abasadukayo bakazavuga ngo umuntu azabaho ngo agapfa ngo bikaba birarangiye. Yesu aravuga ngo Yesu uko nguko. Abafarisayo bakavuga ngo Yesu azazo iyo umuntu nyuma yo gupfa hariho kuzuka, none ntibabyumvikaneho. Abasadukayo bakavuga ko ari uko kugira ngo Yesu ashimangire ko kwizera kwacu kwashimangira, kwizera kwacu kubeho gufate neza, nuko Yesu yagombaga kuzuka. Iyo Yesu atazuka nta kofi, nta buhanuzi bwari kubaho, nta cyo kuvuga cyari kubaho, nta torero ryari kubaho, nta ndirimbo zari kubaho, nta kuramya no guhimbaza byari kubaho. Ibi byose biriho kwera ko Yesu wacu yazutse. Yesu azura ibyawe byafuye none rero. Hallelujah. Navuga ngo amen. Hallelujah. Ibyawe nibizuke mu izina Ya Yesu. nimba Yesu yozuka uzutekereza ko gukiza abana birwaye ubuzima bwa gusubira numva ari byo bigoye. Hari inyigisho bitaga ngo ni dualism. Dualism zari inyigisho z'ibinyoma zibwira abantu ko Imana yacu ikomeye ariko na Satani arakomeye. Barababeshya. Imana yacu irakomeye, Satani wacu yaratsinzwe. Uyu Satani tugira hano ku isi yaratsinzwe. Imana yacu ni ikomeye. Ni matope. Babwira ukuntu Satani yatsinzwe se. Nuko azabatera mu rugo mwese n'abana mwarwaye. Nta bindi bisaba. Nukubwira Imana gusa ngo Mana ya Isiraheli kubw'imbaraga zawe nibakire mu izina rya Yesu. Satani yarakoresheje abantu ibihumbi n'ibihumbi abana bakazinduka bakiza. Umugabo umwe herutse kudusetsa akora umugabo w'umukozi w'Imana. Amen. Amen. Ari umugabo w'umukozi w'Imana nakunze cyane. Yaravuze ngo bazavuga ngo abadayimoni ngiwe ntabazi. Ngo nta badayimoni azi. Ngo buri munsi iyo bateye mu rugo rwiwe ngo akabyuka ngo babona barimo kugenda ngo ntarababona mu maso ngo azabona hano barimo kugenda. Ngo azabona guza umunsi berekeyeyo. Ngo ntarababona amaso ku maso gutya. Kubera ko utarababona ngo umunsi iyo mbyuse ngiye gusenga ngo bahita bagenda. Nimbwe kubitana amaso n'abadayimoni ni ntege nkeye ufite ariko abadayimoni ntibakomeye. Bazatsindwa n'izina ry'umwami Yesu Kristo. Kwizera kwa kane nuko atugiza abana b'Imana. Uko Imana yakuza bari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo Wikinege. iyo gahunda y'Imana kugira ngo umwizera wese Atarimbuka. nukwizera kwadukijije. Aho. Kwizera kwa gatanu soza. Kwizera kwa gatanu nukwizera ko kumuvunjo. Kumuvunjo. Shaje. Ni uhindura uwari umushumba kaba umwami nta na kimwe kimunanira agenga ibihe. nako nshaka kugira ngo mwumve n'indangiza nsose. Mwavuga ngo amen. Hallelujah. Pastor ni uhindura amateka wari umushumba kaba. Mwamona hano mfite amafaranga y'amarundi. Anashizemo ngo nture bampereza yandi. Amafaranga y'amarundi yanyu ni meza, anakoze na neza kandi ntekereza ko bino bitanu bifite agaciro. Ino senkimire hari ikintu nagura. Ariko mureke mbabaze. Ino senkimire wayigura iki muri Togo? Tacu. Uyafite gutya. Wayagura iki muri Togo? Tacu. Wayagura iki mu Rwanda? Tacu. Wayagura iki muri Ghana? Tacu. No muri Prene tacu. Ubwo ntataye agaciro? Siko kuri se? Nuko kuri. Amafaranga ni mezi Burundi. I Burundi. Ariko birasangwa n'ujya mu kindi gibanzu yavunje ariko yonyine gutya waburara kandi uyafite. Aha. Dufite abantu benshi baburayanga kandi bafite kwizera. Kubera kwizera kwa mafuti. Imana ni yayindi ariko kubera ko batagukoresheje ngo ibisubizo byabo bive mu ijuru behinduka ibisubizo none. Bafashe Imana nk'inyantege nke barakomeje baragorwa kandi Imana yacishoboye byose. Kwizera pasa niyo mafaranga dukoresha mu by'umwuka. Niyo mafaranga, niyo monta ikora mu by'Imana. Mu by'Imana musu. Niyo mafaranga dukoresha. Niyo mafaranga tuba tugenda tukabwira mu ijuru n'ukwizera kuza kuzamuka ukagerayo ukabwira Imana ngo papa na mama barapfuye ntabo mfite sigaye ngenyine ariko kubera Imana ya Isiraheli nziga kandi ukiga. Mwavuga ngo amen. Hallelujah. Imana yacu yemera ko umuntu afite icyo umuntu Bibiri ngo umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. No kwizera. Ntago mfite ikibazo cy'uko Imana idashoboye mfite ikibazo cy'uko mutayizeye. Nari mfite akana kanje kishura 40,000 y'amanyarwanda nyashiye wenda $40. Aho kigaga n'ubuhamya inzi neza Imana yankoreye. Karangije karimo kwiga mbwira madamu namwe ati ko nize nabi nawe wize nabi n'umwana yige nabi. Arambwira ngo
n'aya ngaya yaratugoye kuyabona, twabonaga bitugoye. Idolari 120 $120 ku gihe ku mwaka. Para. Twagize gutya. Ndangije ndamubwira ati sasa umva nkubwire. Umwana uko avuye ku ishuri buri munsi, nkamubwira ngo mama ntabwo uzasubira kuri iriya shuri. Hari indi shuri bara hakurya ryiza, bishura amadolari 200 ku gihembwe. Nabuze 120 ku mwaka, none nzabona idolari 600 ku mwaka. Buri munsi yataha uzarivaho. Buri munsi yataha uzarivaho. Umwaka ugiye kurangira umwana niwe wanyibukije arambwira kandi avuye muri gardienne ya mbere. Aramwe ngo papa ngo waravuze ngo nzava kuri iriya shuri. Niko navuze. Arambwira ati papa ni waravuze ngo sinzasubira hari. Nzajya kuri iriya shuri rifite imodoka biga neza nanjye ariho niga. Niko navuze. Kandi nababwiye ubushize ngo abadamu ba kera apana abo ngubu barasobanukiwe. Abakera akugira igitekerezo, iyo mufite igitekerezo kigoye iwe aravuga kandi agasigaramo hagati. Nibikunda azakubwira ngo narakubwiye, nibyanga ngo sinakubwiye. Nukuvanga iwe ntabwo ajya, nukuvanga ari yaranja ku buryo ahitagumamo hagati. Aba Monique Akakubwira ngo ririya shuri nigize ngo uzaritwareho umwana, agahita akubindamo kandi kajambo ngo ariko amafaranga aragoye. Ibyo byombe bikaba biraho. Umwana niyiga ngo narakubwiye papa runa niyanga ngo sinakubwiye. Nukuvanga iwe abari nkaho hagati. Umutima urambwira ngo kwizera kwanjye kuzigisha umwana hariya. Ndahamukura njya kumwandikisha. Kandi sinkunda kuba mpari. Ngira madame ati mutware. Arahamutwaye. Ahamaze imyaka 4. Tukomera Imana amashimisha cyane. Mwavuga ngo yeme. Hallelujah. Urundi rugero rumwe. Umunsi umwe twabaga mu nzu y'ibihumbi 60 y'amadolari 60. Ndashira amadolari kugira ngo tuyahurize hamwe twese. Noneho umunsi umwe turavuga ngo ino nzu iratugoye tuyivemo. Twishaga amadolari 100. Umutima uratubwira ngo iyi nzu iratugoye tuyivemo. Tujye mu nzu y'amafaranga make. Turayishaka. Turayibona. Tuyibone turabazanya mbaza madamu ndamubwira ati ino nzu twabonye ninde uzayishura? Ngo ntamuzi. Hari akazi wabonye ati hoya. Harako nabonye ati hoya. Ahanga twatuhamaze iminsi ninde wishuraga? Ati ni Imana. Ha turayigoye se? Yagowe. Yaduhakaniye ko yarushe yatubwiye ko itakiyabonye. Tugume muri ino nzu. Kugeza Imana niduhakarika twango sinkibonye amafaranga dolari 100 tuzava mwereka wabonye akazi. Ariko nimba ari Imana dukomeze tuyigore tugumemo. Tumazemo imyaka 8. Uri umugabo. None mureke mbabaze. Yesu wanyishoboye byose ariko wananiwe byose byawe mubanye gute? Akumariye iki? Yesu ushoboye byose ariko wananiwe byose byawe none akumariye iki? Ferie desas. Ejo bundi mu minsi yashize n'urugero nkunda gutanga. Nabuze nari mfite amafaranga makeya angeza ahantu Kigali ariko ngiye gukomeza ahandi hantu mwivuga butumwe urugendo rurerure. Hanyuma nza mfite amafaranga make. Madame arambwira ati nose kufite amafaranga udafite amafaranga kugeza iyo ugiye wabahakaniye kutazaza. Namwe ati hoya. Nose ngenda ahita mpakana mfite naya ngaya kandi angeza hano kandi ntarahagera. Reka ngende. Arambwira ati ibyo ni by'ubusasi. Ibyo ni byo abantu bagikizwa vuba. We bireke dukomeza kujya inama. Nurira bisi. Nicaramo ndi hafi kugerayo. Sigaje nk'iminota 45. Umutima namwe ati no ugerayo uragera nza gute? Uragira gute? Mitamona hagurutse umuhungu inyuma muri bisi twazanye ntazi. Wananera kubuze feri. Ngo maze amezi 6 ngushaka. Unshakira iki? Ngo hari ituro nari mfite shaka kuguha. Byangahe? Arayampaye. Mitampamagara umuntu ngo nankatishize ndaza n'ishuri. Harimo n'icyayi. Ntabwo naje noneho kubera ko ntarimo ndashaka kubabwira ngo Imana yacu ishoboye byose. Mwavuga ngo yeme. Hallelujah. Ibi ngibi bitaragukora suko binaniwe gusa biterwa nuko mubanye. Ni cyizere uzuyigirira. Ngwindutira. Va mu rugo ejo bundi. Madame yarambwiye ati sasa dufite ikibazo cy'inzu itarishurwa nta mafaranga y'umwana y'ishuri arasigaye. Namwe ati ibingibi bizakemuka we tuza. Imana Isirayeli izabikora. Tumaze gutarama ejo bundi umuntu arampamagara muri Amerika. Mama amafaranga nohereza abana. Urinde se ngo si ngombwa ko tunkwibwira. Wanyibwiye ngo si ngombwa. Ati mpa nimero z'umugore kandi si wowe nya. Umwana yishuye ishuri. None murashaka ngo Imana tubane gute? Amen. No iyo Mana murashaka ngo igire gute? Wowe wageze intege nke ibintu byarakunaniye nawe Yesu yifata uyitwerereza intege nke zawe nkaho itabishoboye. Imana yacu irashoboye.
Amen. Imana yacu yoshobora gukiza iyo ndwara umaranye iminsi. Imana yacu yogumara ubwo bukene ugira. Imana yohindura umuryango wanyu. Imana yacu irashoboye. Ni Imana ishoboye. Transforme. Abantu dufite abantu bafite ibinyoma bidashira. Mu 2026 ngo izabigoye mwarahabaye mwarahageze. Muri 2026 mwarahageze. Kuma nakoresha experience ya 2025. Nime 25 yarakunaniye na 2026 irakunaniye. Waretse kwibesha, waretse kumva ibinyoma bya Satani. Umwana umwe w'umukobwa baramubwiye ngo kushaje udashatswe, harimo ngo Imana niyo yaremye abahungu. Ngo ndayimva nyifitiye icyizere ngo kuburyo ishobora gusubira hasi kongera gatobe bitaka ikandemera uwanje. Ati Imana siyo yabaremye, ati niyo yabaremye. Igitaka cyarashize, ati hoya. Ukuntu nza numva nyizeye. Nza numva yo kongera kabumba ku bwanjye. Yari yafashwe kabisa. Akaba n'abandi bantu bazagira ikibazo cyo bihumbi ijana ngo turapfuye. Upfuye wenyine ntiturimo twebwe. Fa wenyine. Imana yacu irashoboye twebwe. Hallelujah! Hallelujah! Fa wenyine. Imana yacu irashoboye. Niyo yankije muri 2022 nabaye paralize kino gice ntaza numva ntaza nkora nza numva ibintu byaranze kubera akantu gatoye gusa. Niyo yankije none umeze neza. Kandi mugira ngo yankijije munese nica ngo mpa nkingizi nakazanga ndamwivuga butumwa nkagera ahantu bakama ibiryo bikandya mu nda nkarara ndasinzire kugeza mu gitondo gutya neza abakagira ngo nasinziriye ntasinziriye na gato nkomeza ivuga butumwa ndamwe ngo uzonkiza ndi mwivuga butumwa. Yesu yarankije meze neza. Woge ndugira udusigisigara ko Yesu yaradukijije. Kira nawe wagifu. Umva nkubwire Satani nagusezerere. Agusezerere ugende wese n'izina rya Yesu. Sasa ako mureke mbabazi. Yesu wanyu namwe ashoboye byose. Niko kuri se. Uzumva Yesu yagukiza? Uzumva Yesu mubanye neza ku rwego wamubwira ngo papa twatugiye kuburara none turabizi ko ufite ibiryo none tugiriye neza. Yesu wacu akabikora. Imana yacu niyo kwizerwa igirira neza abayisanga ijya irengagiza uyisanga wese ihora ihanze amaso abayisanga udusange udusure utwiyereke turagukene utube hafi turakwifuza turagushaka we nijibana natwe mu bitunaniza itugendere
ndasoje pastor kwizera kumeze nka wifi nka wifi wifi kuko hano twebwe nta simukadi dufite hakugira ngo tuvugane na famiye zacu biradusaba wifi ishinzwe iki ubu ngubu irimo kumpuza n'umugore nicyo gusa wifi maze irimo kumpuza n'umugore kwizera rero ni wifi niko kuduhuza n'Imana iyo utagufite ntibishoboka ko umuntu udafite kwizera yanezeza iki Imana no ndasoje iyo umuntu arigihe azabana nk'ikiraro ndutira ukabona hano hacitsemo nk'umugezi harimo ahantu hari umutima uzi kubwira amaso akakubwira ngo hano wahasimbuka ugahita wasimbuka akaba n'ikindi umutima uzi kubwira hano hantu ntiwahasimbuka ugahita ureka mbere yuko umuntu asimbuka abanza gusimbuka amaso niyo azasimbuka mbere yuko usimbuka ikibazo dufite abantu biyohereye nta kwizera bagira habanza kwizera niko kuza kubwira ngo ceceka ibi ngibi n'iby'akanya gato bizashira hari ibindi byiza biri imbere kubera iki nuko wanza kumva ko Imana yacu ishoboye byose mwakira ijambo ry'Imana Imana ibagire neza.